izina rya Yesu abakurikiye Muwezimana TV. Nyuma nitwa Bosco y'abagabo nkuko mubizi. Nyuma mu rugo ni Rwamagana. Yesado hano mugisha ndabashuje rero namwe bari mu mpande zitandukanye. Mugisha w'Imana babeho mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ngarutse mfite icyigisho dusanga mu gitabo cya mbere cya Samueli, ni bice cya mbere umurongo wa 19, igice cya mbere umurongo wa 19. Aravuze ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga, barangije basubira iwabo basohora mu rugo rwa Birama, maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Ndasubiramo rimwe, aravuze ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga, barangije basubira iwabo basohora mu rugo rwa Birama, maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma iri jambo rifite intego ivuga ngo Imana idutabare itabajije Penina. Narimvuze ngo Imana idutabare itabajije Penina. Iri jambo ndumva ngiriwe amatsiko cyangwa n'ibyishimo kurisangiza abantu bamaze igihe kinini bari gusenga. Mbibutsa ko Imana igiye kudutabara idaciye kuri Penina. Uyu Penina mwakorana mu kazi, uyu Penina yanakwinjira urugo rwawe, ariko nje kukubwira ngo Imana igiye kugutabara itamuciyeho, kuko ibanje kumunyuraho byabaye bikurushaho. Rero dushimiye Imana. Hanyuma iri jambo riravuze ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga, ngo barangije gusenga basubira iwabo basohora mu rugo rwa Birama, maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kukwibuka kandi Penina ahari areba n'amaso ye. Narimvuze ngo Imana igiye kukwibuka. Haleluya! Penina ahari areba n'amaso ye. Hanyuma iyo dusomye iri jambo, mbere yuko bucya habanje iki? Habanje ijoro. Iyo umuntu ari mu ijoro rero ntabwo aba agaragara. Nshimiye Imana rero ko bugiye gucya abantu bakatubona. Ndagira ngo nkubwire ngo muri 2025 babonaga wowe w'ibibazo, ariko muri uku kwezi kwa gatanu tugiye kwinjiramo baraza kubona undi w'ibisubizo mu izina rya Yesu. Hanyuma usomye uyereye ku murongo wa mbere dusangamo inkuru z'abantu batatu. Bibiliya ivuga umugabo bita Elukana. Uyu Elukana yari afite abagore babiri, umugore mukuru ni Hana, umutoya ni Penina. Mbirutse igihe uyu Elukana yashakaga uyu mugore Hana, Bibiliya iravuga ngo Imana ubwayo niyo yagiye ifata indi byara ya Hana irayiziba. Ndagira ngo mubwire hari abantu dusengana bazi ngo ibigeragezo bafite babitewe na Satani, kandi Satani arengana. Mbibutse mu bigerageza 10 ufite, 2 nibyo bya Satani, ibindi 8 ni iby'Imana. Wakwibaza ngo gute ikigeragezo watewe na Satani ugiye gusenga Imana irakubwira ngo gikuyeho, ariko ikigeragezo cyayo iraguhendahenda ikakubwira ngo humura turi kumwe ntutinye, nubwo bimeze gutyo ndi Imana yawe. Iki ni icy'Imana. Rero iki kigeragezo Hana yari afite yari yaragitejwe n'Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo Imana ubwayo niyo yari yagiye ifata indi byara ya Hana irayiziba. Ndagira ngo nkubwire inzira zawe zari zarazibye, ariko rero nahanga nkurikiye imbere ya kamera ndavuze ngo zirazibutse mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo zirazibutse mu izina rya Yesu. Haleluya! Ndavuze ngo zirazibutse mu izina rya Yesu. Hanyuma ngimare kuziba iyi ndi byara ya Hana, Bibiliya iravuga ngo nibwo Elukana yagiye ashaka uyu mugore wa kabiri Penina. Iryo joro ngo aryamane na Penina, tayari Penina aratwita kandi Hana byaranze. Ndagira ngo mubwire wowe byanze, uzi ko ba Penina bagusize, ariko Imana igutije umuvuduko ugiye kudepansa ibyari bya
haleluya. Narivuze ngo Imana igutije umuvuduko ugiye kudepansa ibyari byaragusize. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo Penina arasama arabyara. Birava ngo buri mwaka uko watahaga niko Penina yabyaraga. Bibiliya iravuga ngo bakazamuka bakajya i Shilo. Babaga bagiye i Shilo kwenda iki? Birava ngo babaga bagiye gutamba ibitambo, cyangwa se mu yandi magambo babaga bagiye gushimira Imana ko Penina yabyaye. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo Elukana agafata ibitambo bikubye kabiri ibya Penina akabihereza hano. Yabimuhaga kubera iki? Yabimuhaga kugira ngo ahumurize umutima we, abone ko amwiyumvamo. Haleluya. Hanyuma ngo bakagenda bakajya i Shilo, bajya i Shilo bagatamba ibitambo. Bibiliya iravuga ngo uyu Penina ngo abyara abana b'abahungu n'abakobwa 10. Ndagira ngo mubwire, haleluya, ngo amaze kubyara ku mwana wa 10 bagende bajya i Shilo, Imana ihita yanga igisuzuguriro. Ndagira ngo mubwire wowe nkurikiranye, Imana yanze igisuzuguriro cya Penina. Penina yagufasheho ijambo, Penina arakuvuga amakuru atariyo, Penina arimo arakurwanya, ariko uhereye none ahangaha Imana ihaza igisuzuguriro cye. Uhereye none ahangaha ibyo yavugaga Imana irabihaze. Uhereye none ahangaha amahembe y'Imana irayahaze. Uhereye none ahangaha igihe cy'ubushomeri kirarangiye. Uhereye none mu izina rye kandi igiye kugutabara. Penina harareba, nyikiriza uvuge ngo amena. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo ku mwana wa 10 bari i Shilo, Imana ihita yanga igisuzuguriro. Hanyuma nyuma yo kucyanga mu bumana bwayo ihita nirwanaho inyura muri Penina. Penina yitegereza Hana, aramubwira ati ariko Hana, buri mwaka uko nabyaye wikorera ibitambo, uko nabyaye ukikorera ukaza ubushima Imana yarakoze iki? Ndagira ngo nkubwire nawe uhereye none aha Imana igiye gukora, ugiye kubona amashimwe mu izina rya Yesu. Wacu yararirimbye aravuga ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abana ngo nkarebera mu madirishya abandi batamba. Ndagira ngo nkubwire, igihe watwariye ibitambo ujya gushima ugashima abandi yakoze, wowe itakoze, birarangiye. Nawe Imana irazibuye, izibuye inzira z'imigisha, izibuye inzira z'akazi, izibuye inzira haleluya, izibuye inzira z'ubutabazi. Wakira uhereye none aha, wakira uhereye none aha. Ndabona marayika yereza abantu, ndabona ijuru ryitamuruye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona gukora kw'Imana, ndabona Imana irengera, intore ziyitakira ku manywa na nijoro. Haleluya. Dawidi yaranditse muri Zaburi ya 12 aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, aravuga ngo kubwo gusuza umutima k'umukene, none ndahagurutse nje gushyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Imana irahagurutse ije gushyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni, uwo barwanyaga, uwo bavugaga, uwo basebyaga, uwo. Haleluya. Ushimwe mwami w'abantu, ushimwe nyiribi, ushimwe nyirugukora. Ndumva ubwiza bw'Imana, ndumva gukora kw'Imana. Wowe nkurikiranye, hari ikimana igiye gukorera imbere ya Penina. Ndumva ijwi ry'Imana riri kumbwira ngo mbabwire, haleluya, Imana igiye kuvana abantu mu myaka y'imyaku. Imana igiye kuvana abantu mu myaka y'imyaku. Iyi myaka y'imyaku wayideporejemo biranga, iyi myaka y'imyaku bayikurambagirijemo biranga, iyi myaka y'imyaku nta kutagize wayiranguriye murahomba, ariko uhereye none aha Imana ikuvanye mu myaka y'imyaku mu izina rya Yesu Kristo. Ndarivuze ngo Imana ikuvanye mu myaka y'imyaku, kandi wowe unkurikiranye ndagira ngo nkubwire, Imana igukoreye igituma usekera imbere y'ibyakurizaga byari bihari, ariko urera mwami. Imana ikoze igituma usekera imbere yabyo. Akira guseka abavuga bahari, akira guseka abaroga bahari, akira guseka abakurwanya bahari, ibikuriza byo byari byinshi, ariko Imana ivugana nanjye, ikorana nanjye, irambwiye ngo ikoze ikintu gituma usekera imbere y'ibyakurizaga. Wakire guseka, wakire guseka, usekera imbere ya Penina mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo Penina ngo arebye Hana aramubwira ngo ubundi ubushima Imana yarakoze iki? Ni iki yagukoreye gituma uza gushima? Icyambere uri ingumba, ntubyara, nta niyavuyemo, nawe tubimenye. Hanyuma Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo Hana ari aho ngaho i Shilo araturika ararira. Ndavugana n'umuntu wariraga
wariraga, ndavugana n'umuntu wariraga, ndavugana n'umuntu wariraga, sinzi ibyakurizaga, ibyo simbyitayeho, nitaye ku cyo Imana ivuze. Ayo wariraga nayo ngayo, ayo wariraga nayo ngayo. Uhereye nonaha Imana ishyizeho iherezo, uhereye nonaha Imana ishyizeho iherezo. Beneta kosidiba, uhereye nonaha hari ibintu Imana ikoze. Hana ngo araturikararira, arimo ararira. Elukana aramwegera aramubwira ngo Hana wirira. Hana aramubwira ati ndeka ndire, Penina ababaje umutima wanjye, reka nkubwire, hari ibyakubabaje, hari ibyambabaje, hari sinzi aho uherereye hose, ni wowe uhazi, ariko ndagira ngo nkubwire, ayo wariraga nayo, ayo wariraga nayo. Imana ihaza igisuzuguriro cya Penina. Imana igiye gushyiraho iherezo, Imana igiye kukwiyereka, Imana igiye kukurwanirira, Imana igiye gutuma useka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umubwiriza yaranditse mu bice 3:7 aravuga ngo hari igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda. Ndagira ngo nkubwire, Imana yohereje umutayeri uje kudoda ibyo Penina yatabuye. Imana yohereje umutayeri uje kudoda ibyo Penina yatabuye. Haleluya. Ngo arimo ararira, Elukana aramubwira ati wirira, nuzi ko nkurutira abahungu n'abakobwa 10 ba Penina. Hana aramubwira ati ndeka ndire, Penina ababaje umutima wa. Haleluya. Arimo ararira. Mbibutse kandi ba Penina bagira abaherekeza, sinitaye ku baherekeza babo, nitaye ku Imana yavuganye na ntabwo Penina ajya agenda wenyine. Hari abashinzwe kumutwaza, hari abashinzwe kumubwira aho abarogesha bakora neza. Ibyo ntabwo bindeba, ahubwo Imana ije kuvuguruza imigambi yabo. Iyo ngiyo niyo numbiriye mu izina rya Yesu. Penina ngo ari kumubwira ayo magambo, Hana arakomeza ararira, ariko Hana arimo ararira yiyumva imbaraga z'ubuhanuzi. Imana idatumye umuhanuzi nta n'umushumba itumye, ubwe byiyumvamo. Haleluya. Ngo ahita abwira Penina, aramubwira ngo Penina ndeba unyitegereza, amagambo yawe nayumvishe. Undi ati ndakureba wangumba we. Hana ahita afata agaswaro arihanagura, aramubwira ngo aya marira ubonye ndize niyo ya mbere na nyuma, umwaka utaha nzagaruka i Shilo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, ukwezi kwa gatanu Imana ikuremeye amashimwe. Ukwezi kwa gatanu akira amashimwe y'Imana. Ukwezi kwa gatanu injira utinjira. Ukwezi kwa gatanu akira telefone utakira. Ukwezi. Haleluya. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hana n'igitsina azabyara arakivuga mu izina, aravuga ngo nzagaruka i Shilo metse umwana w'umuhungu uze kumbabarira nawe ikintu ushaka ucyature mu kanwa kawe mu izina rya Yesu. Muririmbyi yaravuze wa 28 mu Gakiza ku gitero cya 3 aravuga ngo kwa Yesu dufite ubutware, aravuga ngo dufite n'ubushobozi. Ngo twiza ya magambo ye nkuko yatubwiye, muri ubwo butware n'ubushobozi gira ibintu urema, muri ubwo butware n'ubushobozi gira ibintu uvuga wature, kandi Imana irabikora mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ihimbazwe. Hana ngo amare kwihanurira ahita basiga i Shilo aranitahira. Ndagira ngo mubwire, nubwo nta bimenyetso byo gutabarwa, akira gutabarwa. Ni Imana ikora nta bimenyetso. Ushaka kuzabimenya azabibaze Sara. Imana yajyanye y'umwana we yarihebye byararangiye. Ndavuze ngo akira ubutabazi, ndavuze ngo akira ubutabazi. Hari umuntu wari urwaye ibibyimba mu nda, ari muri Canada, wowe urankurikirana ndabizi. Uhereye nonaha ijwi ry'Imana ringezeho rirambwiye ngo rikije ubwo burwayi, rivanye kanseri mu nda yawe. Wakira ubuzima, wakira ubuzima, wakira ubuzima. Uri Imana ma, uri Imana ma, uri Imana ma, uri Imana ma, uri Imana ma. Umaze igihe kinini warabuze urubyaro, wakira umwana, wakire gusama, wakire gutwita mu izina rya Yesu. Hari Imana igiye gukora, hari Imana igiye gukora, kandi urasekera imbere y'ibishaka kudaseka. Wakire guseka mu izina rya Yesu, wakire umunezero mu izina rya Yesu uhereye nonaha. Haleluya. Izina ry'Imana rihimbazwe. Amen.
Hana ngo ahita yitahira abasiga ishiro. Hana ngo agende asubiriwe mu rugo. Haleluya. Aryamana agahinda, ariko anaryamana n'ubuhanuzi yihanuriye. Bibiliya yavuze ngo bukeye bazinduka kare mu gito, bisobanuye ko cyari igihe cya burakeye. Hana rero agenda burakeye itaratangira, ngo agenda agereyo, agera ishiro asanga Eli n'abahungu be bamutanze ishiro. Haleluya. Amateka aravuga ngo Hana abura haca ngo acisha umutwe mu idirishya. Ndagira ngo nkubwire ntacyo kuvuga wari ufite, ariko uhereye nonaha Imana irakiguhaye. Ariko uhereye nonaha Imana irakiguhaye. Ntacyo kuvuga wari ufite mama, ntacyo kuvuga wari ufite papa, ariko akira icyo kuvuga, akira amashimwe mu izina rya Yesu. Hana ngo arangije acisha umutwe mu idirishya. Eli uko ari gusenga ahamagara amavuta, abwira Imana ngo izibane n'abaririmbyi, ibane n'abaprotokole, ibe muri iryo teraniro. Eli ngo abageze kuri rya dirishya Hana arimo, ngo yitegereze abonamo umutwe w'umuntu. Ngo arebye abona ni Hana uri gusenga, asenga bucece adatobora ngo avuge, yiyongorera. Umaze igihe kinini agahinda kari ku mutima wawe, umaze igihe kinini nawe ubwira, ariko akira icyo kuvuga, ariko akira icyo kuvuga. Ndaguhuza n'amavuta y'ibyishimo, ndaguhuza n'amavuta yo kwemerwa, ndaguhuza n'amavuta yo gutabarwa mu izina rya Yesu. Hana ngo Eli umutambyi ahita amubwira ati Hana bajyaga bambwira ko uri umusinzi nkagira ngo nukubeshye. Mbibutse reka aka kantu nkavuge ntuje. Iyo umuntu ari mu ishuri ry'Imana, abantu bakora ibyaha bakabimugerekaho kandi bikamufata. Narimbuze ngo iyo uri mu ishuri ry'Imana, abantu bakora n'ibyaha bakabimugerekaho kandi bikamufata. Hana Eli aramubwira ngo mugore uzageza hehe n'isindwe ryawe. Haleluya. Kuko Hana yarazi icyo ashaka, atitaye ku magambo umutambyi amubwiye, ahita yubaha amavuta y'umutambyi. Icya kabiri yibuka ubuhanuzi yihanuriye. Haleluya. Aca bugufi imbere y'umutambyi Eli aramubwira ngo umuja wawe ntago nasinze nk'uko ubibona. Aramubwira ngo nta kindi cyanzinduye iki gitondo, nazinduwe no gusuka amaganya imbere y'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwanya imbaraga zimanuka kuri Eli z'ubuhanuzi. Ubu si Eli zimanutse kuri profete biratogota mu izina rya Yesu. Zerane nawe ahita amubwira ngo mugore genda amahoro, icyo wasabye Imana ya Isirayeli ikiguye. Nanjye icyo wasabaga ndaguhuza nacyo, icyo wasabaga cyaki urera icyo wasabaga cyakire uhereye nonaha. Niba ari ubuzima bwakire, niba ari akazi kakire, niba ari amahoro yakire mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze nyiribi. Tera kosi de benima elas. Urakoze Yesu. Tiki dibini shayini. Ndabyakiriye Mwami, ndabyakiriye Mwami, ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Ndabyakiriye Mwami. Haleluya. Haleluya. Wizerane nanjye gusa, wizerane nanjye gusa. Urabona ukuboko kw'Imana uhereye nona. Ndaguhuza n'ibyo umaze igihe kinini rusaba, ndaguhuza n'ibyo umaze igihe kinini rusaba. Uhereye nona ubyakire, uhereye nona ubyakire, uhereye nona ubyakire. Ndagira ngo nkubwire wowe unkurikiranye, ndagira ngo nkubwire wowe ukeneye ubutabazi. Uhereye nonaha ibintu wasengeraga, dore Imana igiye kubiteraho amatwi. Ibi bintu birakwitaba. Nari mvuze ngo ibintu maze igihe usengera ubona byaranze, Imana igiye kubiteraho amatwi. Ibi bintu birakwitaba. Ntago munyumvishe. Iyi Mana dukorera yaragiye isanga umukungugu, irawubwira ngo wa mukungugu we ngo ukeneyemo inda zivamo. Irazibwira ngo mwandamwe mugende mu makuvurire kwa Farawo. Iyavuganye n'inda ivugane n'akazi kawe, iyavuganye n'ibikeri ivugane na fiance wawe, iyavuganye n'ibibugu ivugane n'akazi maze igihe utegereje. Mu
izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Igenda ivugane nabyo. Yigeze ivugana n'umusozi wari imbere ya Zorobabeli, iramubwira ngo wa musozi munini we wiyite iki imbere y'umugaragu wanjye Zorobabeli. Igenda ivugane n'ibyo ngibyo wari waburiye inzira. Igenda ivugane n'iyo misozi, imisozi y'uburwayi, imisozi ya kanseri, imisozi ya za sida, imisozi ya za diyabete. Iyi misozi yo Imana ivugane nabyo mu izina rya Yesu. Haleluya. Hana ngo amare kuvugana n'Imana, ahita yitahira ntiyarindira ko burakeye itangira. Haleluya. Ntiyarindira ko burakeye irangira, ahita yitahira. Penina rero na Elukana abyukira muri yo burakeye, ariko iyo burakeye babyukiyemo Hana bayavuganye n'Imana kare yitahiye. Reka mbabwire, hari ibintu Imana igiye gukora, abantu bakomeze baturebere mu muruho, ariko Imana twebwe yaradutabaye. Ntabwo munyumvishe, narivuze ngo hari ibintu Imana igiye gukora, abantu bakomeze bakurebe bagire ngo ni bya bindi, kumbi wowe Imana yaratabaye nta makuru bafite. Hanyuma Elukana na Penina ngo bagere mu iteraniro, bagera mu iteraniro Hana we yataye. Haleluya. Ariko ya Mana yavuganye na Hana iracyari muri iryo teraniro niyagiye ngo bicare. Rero Imana ihita yomboka, iragenda ijyana undi mutima Elukana atarafite. Imana imbabarire yombokere abafite ibyawe, Imana imbabarire yombokere ba bose bafite akazi kawe, Imana ibagenderere mu izina ryawe, Imana ibagenderere abafite business ya, Imana ibagenderere banze kwemezwa n'icyambere bagiye kwemezwa n'icya kabiri. Yarababwiye nibumva igiye kwigendera bagereho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Itera umutima muri Elukana atarafite, ahita atekereza kuri Hana. Amurebye muri korari, aho Hana yabaga korari itime, aramubura. Ngo amurebe mu badiyakoni, aramubura. Elukana ahita azamuka ku ntebe aho yari yicaye, abwira Penina, aramubwira ngo Penina sigara hano waraho ngiye ndaje, reka nkubwire. Haleluya. Ngo agenda agere ku badiyakoni, baramubwira batariko Elukana nubwo ugiye ni wowe wari kubwiriza amateraniro, none turabona ugiye. Elukana arababwira ati amateraniro sinyabwiriza, haraho ngiye ndabaha amakuru ngaruka. Elukana ngo agere hanze akubaga pantaro, ngo amare kugakuba ashinga amariru. Kumva uko yari kwiruka, arimo ariruka ajya gutera inda. Uko yari kwiruka ni igitangaza kimwirukansa, akira igitangaza kije kiruka, akira igitangaza kije kiruka mu izina ryaye. Cyakire icyo ubukwe yakubwiye, icyo akazi yavuze, icyo urubyaro, cyakire mu izina rya Yesu. Ndahanurira ubuzima bwawe, ndaguhuza n'iki gitangaza. Abantu bagifite batangire biruke bagushake, abantu bafite ibyawe batangire biruke bagushake mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bafite ibyawe batangire biruke bagushake, batekereze kuri telefone yawe, batekereze kuri diplome yawe. Yewe wa mukobwa w'umurikiranye, babona ubundi bwiza butakuriho, wakire mu izina rya Yesu. Nawe musore byanze, akira gitangaza kije kiruka mu izina rya Yesu. Munyemerere bamanure mu kidendezi gutabarwa kwabonetse, bamanure mu kidendezi gutabarwa kwabonetse. Elukana aragenda ngo agere kwa Hana, arakomanga. Ndagira ngo wowe wizeranye nanjye, manura ubuhanuzi bw'ibyumweru 2, wewe wizeranye nanjye, yakira igitangaza cyatangiye gukomanga, ndaguhuza nacyo kandi muzamamagara. Ibi bintu muzabimbwira. Icyo usabwa wowe uze kwizera, icyo usabwa wowe uze kwizera. Ndaguhuza nabyo mu izina rya Yesu, ndaguhuza nabyo mu izina rya Yesu. Elukana ngo arakomanga, kumva uko akoma Hana aramwitaba. Halala, ngo amwitabe, undi aramubwira ngo wowe ukomanga uri. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo utangire wizonge ku kigeragezo, utangire ugende rifiyeri nk'umuntu utabaho, utangire ugende wumva uri mu bisubizo. Hana abwira Elukana, aramubwira ngo wowe umena umutwe urinde. Undi aramubwira ati kingura. Kumbi ni igitangaza kiri gukomanga, ahubwo Hana ntabizi. Hana ngo akingure,
amaze gukingura abona ni Elukana umugabo we. Mvuga aka kantu mitetsenga, mbibutse mu muco wa Kinyarwanda iyo umugabo afite abagore babiri agira igihe runaka arara ku mugore mukuru, akagira n'igihe runaka arara ku mugore muto. Iki gihe rero Elukana yarari kwa Penina ari kwita ku mwana no ku mubyeyi, ariko ni nacyo gihe Imana yari irimo ivugana na Hana, Penina na Elukana badahari. Sinzi niba muri bunyumva. Ni nacyo gihe Imana yari irimo ivugana na Hana, Penina na Elukana badahari. Bibiliya ivuga byinshi, reka nsoreza. Hanyuma niho navanye intego ivuga ngo Imana idutabare itabajije Penina. Elukana ngo agere kwa Hana, Hana kingo yabona ni Elukana, arangije ahobera Elukana. Ndagira ngo nguhanurire mu izina rya Yesu, uhereye none ahangaha Imana iguhobeza igitangaza cyawe. Uhereye none ahangaha Imana iguhobeza umugisha wawe. Uhereye none ahangaha Imana iguhobeze fiance wawe. Uhereye none ahangaha hoberana n'ubuzima. Uhereye none ahangaha hoberana n'ibyo mwari mwaraburanye mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ikomeye, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Uri so Mwami wacu Yesu Kristo. Uko watabaye Hana niko watabara ubwoko bwawe. Uko wiyeretse Hana niko wabiyereka. Uhereye none aha bahuze n'umugisha. Uhereye none aha bahobeza igitangaza. Uhereye none aha bahobeza amasezerano. Uhereye none aha bahobeza akazi. Uhereye none mu izina rya Yesu. Urakoze Mwana, ibiganza byacu byakire kandi n'abankurikiranye nabo bakire mu izina rya Yesu. Nzumva amashimwe yabera bagushima ko hari icyo wakoze uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana bibane namwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.